Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge mu mudugudu w'Impara hazwi nko kuri Rura Nshyashya aho baheruka kubaka habereye impanuka ikomeye cyane aho iyi mpanuka yahitanye umuntu umwe akasiga ubuzima akita ajyanwa ku bitaro bya Muhima ndetse uyu muntu wapfiriye mu ino mpanuka yavuze yuko mbere yuko apfa yavuze yuko abanje kwisegura ku bantu bose ngo agiye kwiyahura. Uyu muntu rero yiyahuye muri rusange yiroshye mu modoka irimo iragenda, imodoka irangije ihita imuca hejuru ihita imwica, nta kuzuyaza nta mikino myinshi yigize izamo, imodoka ise imugonga imuca ku mutwe ndetse baje begeranya imirambo ndetse begeranya inyama bashyira mu mashashi bajyana muri Mondisi. Iyi mpanuka ubwo yabaye saa 4 za mu gitondo ndetse aho no mugabo yavuze ngo impamvu yiyahuye yiganye uno musore wigize kumanuka hano kwa Makuza avuga ngo isiramu yarambiwe uyu mugabo we isi nimba ari murambi, ariko yavuze ngo ni ibibazo by'urugo rwiwe ngo yigije gufata umugore wiwe amuca inyuma none niyo mpamvu yiyahuye. Mwabona buryo bagore namwe bagabo iyi video ibasigire isomo by'uyu mugabo wiyahuye kubera ko umugore yamuciye inyuma. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubagezaho amakuru nitkurinzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie mbanje kubashimira muhawe ikaze. Nimba ari bwo bwa mbere mukigera kuno muyoboro subscribe, nimba ari bwo bwa mbere mukigera kuno muyoboro wa Kidasamura Movie, ikintu musabwa no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Iyi ni incamake y'amakuru, reka turambure amakuru yacu. Mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima umudugudu w'Impara ndetse hazwi nko kuri Rura Nshyashya habereye impanuka izisanga saa 4 za mu gitondo tarike 14 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024. Iyi mpanuka yahitanye umuntu umwe ndetse abandi bagera muri batatu barakomereka. Iyi mpanuka ivugwa yuko uyu mugabo yiyahuye yiroshye mu modoka igenda ndetse uyu mugabo ajya gupfara abaturage bari hafi aho ngaho bumvaga atongana n'umugore wiwe ngo kuki waciye inyuma, undi akavuga ati impamvu naguciye inyuma nta mugabo kurimo urakabwa. Umugabo udashoboye gutunga umuryango cyangwa ngo wahire urugo nta bugabo bukurimo. Uwo mugabo mwako kanya nibwo yahise yiroha mu modoka. Uyu mugabo afite imyaka 50 y'amavuko, urumva ko yarashaje. Uyu mugore wiwe afite imyaka 28, urumva ko ni umukobwa ukiri mutonya, yajya no kutuhega isi twiwe tukamukorera akazi ko mu gikoni. Ndetse uyu mugabo bivuga yuko uyu mugore mu gihe yamufasha atanga umusubagege, uwo mugore yireguye avuga ngo nta kintu ashoboye ngo ndetse azajya abona icyo kurya ngo niho azajya ajya ngo kubera yuko ngo ntago yaje kwicirwa n'inzara mu rugo rwiwe. Ndetse bivurwa yuko uyu mugabo yajyanwe mu bitaro bya Nyarugenge atarashiramo umwuka. Ibi bitaro bya Muhima bihita bimwohereza, byamukorera transfert bihita bimwohereza ku bitaro bya Nyarugenge mu mujyi nk'ahazwi CHK. Nibwo mw'iki gicamunsi saa 4 za mu gitondo humvikanye ano mahano akomeye cyane. Murabizi ko buri munsi tubakorera video z'impanuka, tuba dufite abambasaderi hakurya no hakuno baba barimo bashakisha zino nkuru kugira ngo tuzibagezeho. Ariko bantu mukurikiranye YouTube channel zacu za Kidasamura Movie, ikintu cya mbere mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi nawe ujya wumva ibibazo byakwishe ntukafata umwanzuro wo kwiyahura kuko kwiyahura ni bibi. Uyu mugabo yiyahuye bitewe n'uno musore wamanutse kwa Makuza yandika ku gapapuro ngarambiwe isi, ahita amanuka kuri etage nawe yageze hasi yabaye ubufu yabaye inyama. Ubwo bamwegeranyaga bakamujyana Kacyiru bakajya gupima ndetse bakamukuramo ibice by'ingingo bigiye bikiri bizima bakabona kumujyana kumushyingura. Mwese mwumva ino video kandi mukuremo inyigisho cyangwa mukuremo amagambo yabafasha. Kwiyahura ntago ari umuti w'ikibazo. Niba ufasha umugore wawe ariko guca inyuma, byihorere, rekera aho ngaho, wikwirirwa ujya kwihorera kandi kwihorera ni bibi. Umuntu utarakora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie nkubwire ngo waracikanwe. Ikintu cya mbere ukore subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi, ndetse tubafitiye ibindi bintu byinshi cyane tugiye kubabwira mwakano kanya. Mwebwe ikintu musabwa ni mukore subscribe mu sharing ino video abanyarwanda babashe kuyireba. Nkuko byatangajwe na Nesa yatangaje uko bagiye kwiga ku bibazo by'abarimu, uburyo bazajya batanga ibizamini ndetse cyangwa uburyo bazajya bereka abanyeshuri amanota kugira ngo babashe kumenya icyiciro barimo. Ndetse batangije kubaka amashuri menshi. Byagaragajwe yuko abanyeshuri bakomeje kuba benshi, bagiye kubaka ibindi bigo bigera ku 5,000 by'amashuri y'abana batonya bakivuka. Niyo mpamvu batangaje ko bagiye kubaka amashuri arenga 2,000. Mukurikirane gahunda za Kidasamura Movie, mugire ubuzima buzira umuze. Imana ibaha amafaranga ndetse ubuzima bw'iteka ryose, ubugingo n'ubugingo. Imana ibarinde baho umugisha. Ikiganiro nakagaruka kuri Kidasamura Movie, mukore subscribe gusa kugira ngo